Ari abantu benshi cyane bamaze kuvuga ati uriya mukobwa azaba perezida. Njenje no kukumenya niko nabimenye ngo uzaba perezida w'u Burundi. Ibyo bintu ni ibiki bimeze bitecece? Inzozi. Yego. Inzozi mfise donc hari igihe ugera mu kintu maybe ukavuga ati inzozi nayo mfise zibaye impamo. Donc ni inzozi nayo se kuva kera. Aline Gahongayire kubera iki? Yanye bon avant ntiyanyinspira mu buryo novuga ngo ni role model. Ariko naravye ukuntu yigeze guca mu gihe no kwita ca tempete atari nziza ku buzima bwiwe, ariko akomeza kuba ari umuntu ashikana yiyizi. Nakunze kandi yigeze kuvuga so kubinyita bigewe sometimes ni nk'umugisha kuko ivyo nifuza kuba ni nko kubirerekeza. Ariko by the way sindi indaya sindi indaya amatsiko cyane mu buzima bwawe busanzwe ufite umukunzi. Oya bwira tubwiye none wa mugani w'ikirundi subwo. Greetings everybody who loves Legacy TV. Here I am, Albina Sydney, host of the most good girl in the city, the queen of the mic. And let me tell you that I'm the queen in business. Hano muri Legacy TV nakazi kose. Nimutarakana kuri subscribe, kandaho like, comment, share. Icyo ushaka cyose kuko tukigufitiye. Uyu munsi murabona ko niteguye kwakira umumisi look ningi akaba ariwe mukobwa mwiza ibujumbura bwabo. Ego none mbabeshe none. Turagiye kuganira tumenye byinshi kuri we, tumenye uko uruhando arimo ruri kugenda. Niyo mukobwa yavuze ati njyewe nzaba presidente cyangwa se ukuriye igihugu cyose i Burundi. Bigutera amatsiko wowe uri kureba aka kanya, nimba umuzi utangire wandikeho izina rye muri comments. Reka tumurebe muri aka kanya, ni kuri Legacy TV. Be all in or be nothing at all. Karibu nanone bakunzi ba Legacy TV. Wa mukobwa nababwiye nguye impande zanje, watangira bibwira abakurikiye Legacy TV. Nitwa Gateka nk'abandi Burundi kazi y'imyaka 20 nimwe ngo nimwe. Hanyuma abantu benshi cyane bamaze kubona hirya hatandukanye, ariko ni gute wakwisobana ku bantu bakubonye bwa mbere ku maso ya Legacy TV? Uri muntu cyukora iki? Cice ni umukobwa umunyeshuri uga muri Inesi umwaka wa kabiri, nkaba nkina filime, nkaba ndirimba. Yego. Okay. Bon, nkaba umukomedi. Comedian. Nisenseka. Bon, uravuze uti ndi umukobwa wiga ukina filime, uririmba n'ibindi byinshi cyane. Hari abakobwa henshi cyane bagerageza gukora ibintu nk'ibyo ngo babikorere icyarimwe. We nirihe banga ufite ryo kuba uvuga uti njecece ibi bintu ndabikora byose kandi nkabasha kubibasha? Nuko ndabikora ndabikunze. Kandi ikintu ukunda ugishakira umwanya. So umwongereza aravuze ati if you want to do something you will find a way, if you don't you will find an excuse. So jena excuse nimwe mfise byose ndabishakira umwanya. Biomedico iragora muri Inesi, badutwara n'umwanya munini cyane, ariko ndagerageza uburyo bwose ndabimanaginga byose bigacana. Abantu benshi cyane bari kwibaza bati ugeze muri filime, hari n'igihe watangaje amakuru uvuga ku nzozi waba ufite, ariko ndi kwibaza iyo filime ni ibintu utangiye vuba muri uyu mwaka turimo cyangwa ni ibintu n'ubundi wari ufite muri gahunda zawe? Bon, ni ikintu namanye ku mutima ariko ntararonka aho ndakimenera. Filime twatanguye gukina muri 2020 muri September. Twahuye n'uwarasanzwe n'inshuti yanjye tuganira mu buzima busanzwe, umunyamakuru yahora akora kuri hano Rwanda. Then turiko turaganira gutya ambwira ko afite igitekerezo cya filime, tuba turahuje. Hanyuma uburakije urumva warafite izo nzozi. Ese wari warabyigeze gukina filime? Oya nabibamo. Bon, en fait ndi umwana ukina nakuze kugira numve yuko umuvyeyi yambwiye ikintu kirisiya bose nabafata muri we yijemba ndiko ndakina. Ibe n'abantu tuba tuzinanye, hari igihe mvuga ikintu umuntu tubanye cyane kwanza kamaze banza umbwira uri muri real life niko biri cyangwa ushatse kunkinira film. So rero ugasanga ni ibintu mu mutwe byari birimwe ariko wari utarabona uko ubisohora. Hanyuma uvuga ikirundi, uri umurundi kazi?
none ni gute wisanze muri filime mu Rwanda ndi kwibaza ni ibintu byagukuye mu gihugu cyawe i Burundi uravuga uti gukinira hano cyangwa ufite ibindi byari bikuzanye no najenje kwiga yego najenje kwiga then kubw'amahirwe duhura n'abantu bashaka gukora ikintu nkunda gufatanya ibikorwa then byose ndabihuza kuko urumva umuntu ageze muri université quand même ntuba uvuga uti reka ni focusinge ku mashuri gusa ukwiye gushakisha ubuzima kiri ku ntebe y'ishuri because we never know. I know right. Hanyuma abantu bari muri film ni benshi cyane filime z'uruhererekane filime zirangira iyo film abantu muri kuyikinana cyangwa mumaziye muri kinana ni filime y'uruhererekane n'ama series yitwa gute? Yitwa ikiriyo cy'urukundo ica kuri Iris Rwanda TV season ya mbere twarayihejeje twitegura gutangura tuka d'ici le 23 mars tuzoshira hanze season ya mbere episode ya mbere hako season ya kabiri episode ya mbere. Hari abantu benshi cyane bibaza iyo film ukinamo gute dusanzwe tukuzi nk'umukobwa usetsa utwenga mwiza role ufitemo kugira ngo n'abantu bari kudukurikira kanya bagira amatsiko ni ndi boss lady mubuye buryo ufise umutima mwiza ubwa neza ego ufise ubumuntu uburyo mu bintu byababaje benshi mu bakurikirana filime nahemukiye umuhungu twari tumaranye imyaka indwi nkundana n'uwo nafashije avuye mu cyaro muri byose muri rusange dushobora kwerekana ko urukundo rutagira formule ego hanyuma nziza amatsiko cyane mu buzima bwawe busanzwe ufite umukunzi oya bwira tubwiye none wa mugani w'ikirundi subwo arahari ntabwo uramugaragaza ku mashusho cyangwa ni ibintu biri privé ni ibintu bihishe uteganya ko hari igihe uzamugaragaza vuba cyane hanyuma umuntu ugukunda hano hanze hari abasore uko biri kose bagukunda cyane cyane ko bari kureba niyo filime ikiriyo cy'urukundo ubakira ute kandi deja ufite umuntu uri gukundana nawe bigenda biti umuntu ukubwira ati hi ndagukunda cece you know bibaho kandi ni compliment nziza cyane uvuga ngo sindamutuka sindamuhopusa ahubwo ndamwereka ikibanza arimo nkamubwira ati ikibanza ushaka kirimo undi ikibanza ikibanza cya cece kiri busy kiri busy alright hanyuma hari aka prank dukunda gukoresha abantu baje kuri Legacy TV uravuze uti njyewe ndi umwactrice ubu nukuvuga ngo uri umwactrice ahantu hari hose wagenda wakina film ndashaka ko ijambo uvuga ngo I love you ukabivuga mu buryo bunenge kubwira urabivuga ubabaye urabivuga urakaye urabivuga uri mu rukundo urabivuga uri sexy ndajya nkubwira aho urehera muri kamera ubivuge aya magambo atatu ni amagambo asanzwe noneho kugira tumenye ko koko none uri umukinnyi wa filime wa vrai nubireba ashyiremo comment agenda arebe niyo filime ikiriyo cy'urukundo twagiye tubanze ubabaye ndahera ubabaye urakaye uri mu rukundo nyine uri na sexy ndabibwira wewe ariko urabibwira urabibwira umuntu uri hariya muri kamera ku buryo iyo message ayumva ntarinze kumubwira ngo ngira mbabare tubanze cece oya ndakora ka kantu ka action reka nzi ubwo tugiye kubanza noneho umukunda koko 1 2 3 action I love you okay cut twakomeza I love you mu buryo urakaye 1 2 3 action I love you cut ugiye kuvuga I love you mu buryo buri sex action baby I love you okay hasigaye kamwe cece hasigaye kamwe ni Legacy TV twakomeze ujye kuvuga I love you noneho mu buryo bubabaye like umuntu yakubabaje okay camera roll action please I love you cut tugikomeza gahunda uwo ari we wese udukurikira aka kanya mwabyibone hanyuma hari abantu benshi cyane bibaza bati nk'umukobwa ukiri muto ufite imyaka mike uri kwiga ese ababyeyi barabigufashamo ninde ugufasha muri urwo ruhando rw'ibintu byose ukora mu mashuri ababyeyi baramfasha
mu byo ngenda nkora bisanzwe I mean aho niga i Musanze ndikoresha urimenya byose. D'accord. Hanyuma hari abandi bana benshi cyane bicaye abakobwa bari hano hanze bakora n'ibindi bintu cyangwa byanabananiye. Wowe niki kigufasha nihe inspiration ugira buri munsi ukavuga uti njyewe cece ndahagurutse ngiye gukora ibi bintu kuko ntago ari ibintu byoroshye kubifatanya byose. Nihe inspiration yatumye ukora ibi byose uri gukora kugeza na n'ubu? kuva na kera Yego. ndakunda kuba independent cyane. Ubundi urazi mu Burundi, Yego. mu Burundi abanyeshuri cyangwa abana tungana ntashobora gusezera umubyeyi ngo avuge ngo aragiye kwibana ntibikunda, donc babihaye image atari nziza bivanye na kirazira ndundi. No, kuba ndi mu rugo hari buri gihe aho wasohoka warasaba uruhusha. Sometimes ndibuka ari umunsi nigeze kubwira umubyeyi ati shaka kuja gukora ahantu nari nabonye ashaka gukora, arambwira ati hari ico wamburanye. Urumva deja ikintu umubyeyi ategereza donc aba yumva umengo sinzi kubera yabona na karakazi kasaba kuba ndi expose. Yego. Ambaza hari ico wamburanye. Nyene ndabibona yuko nubwo nonja kwikora ntabishigiki naga bikunze ariko ndi mu mahanga shamenya ati nkwiye kubaho, ndamenya ati ndakwiye kumenya ko nkwiye kubana na societe nanje menye icyo ndakura. So nabaye open ibyo namye nifuza imyaka yose ndabikora. Ubuzima bugakomeza. Hanyuma hari abantu benshi cyane bakunze kwibaza bati umukobwa ugiye mu itangazamakuru, umukobwa ukoze interviews, umukobwa ukina filime, uririmba cyangwa ugaragara cyane mu mashusho bakunda kumwita ngo slayqueen cyangwa ugasanga bamwita andi mazina atari. We ntago birakubaho? Byarambayeho rimwe. Ego, none ibyo bintu biba mute kuvuga uti ndi kugaragara ku mashusho nkina hole siko mu buzima bwanjye busanzwe meze, ubyakira ute urwana nabyo ute? Bon, kwati ariko meze bon sinzi ariko ubundi reka nkubwire nuko kubyemera kuri social media hari ukundi kuntu babifata ariko niba ndi slayqueen nabyo nyine nubigendera because umuntu w'umuslave d'abord ni umuntu ashaka kwimenya kuri buri kimwe cyose akamenya ko ahari amarka distance nimba ari imyambarire nimba ari ukavuga bari instruite abashobora abakora maybe to business turaho ariko ubona ko physically yiyitaho. So kubinyita kuri jewe sometimes ni nk'umugisha kuko ivyo nifuza kuba ari nko kubirerekeza ariko by the way sindi ndaya hanyuma ubundi umuntu ashobora kwifata nabi ukabifata uko bitari ariko nibisanzwe ico ndimo ndakizi. So I work hard nije nimenya iyo shonje sinza kubasaba ariko baguma bambona uko nyene. Dukomerezaho hari uburyo mu buzima busanzwe ubayeho uvuga uti uyu muntu niwe ndeberaho. Hano mu Rwanda haba ari nk'umuntu uvuga uti vraiment ndakunda ukuntu akora cyangwa ndakunda ibyo akora w'umukobwa cyangwa se w'umumama, uvuga uti uyu mureberaho vraiment? Gahongayire. Aline Gahongayire. Kubera iki? Bon, avant ntiyanyinspira mu buryo novuga ngo ni role model ariko naravye ukuntu yigeze guca mu gihe no kwita ca tempete atari nziza ku buzima bwiwe ariko akomeza kuba ari umuntu ashikana yiyizi. Nakunze kandi yigeze kuvuga genre ngo yagiye mu kiyarirawa akibwira Aline to be forte. So ni nko kwatura ni umuntu azi kuba muri aribako uvuge cyangwa ureke aribako cyangwa gukora aragikora. D'accord. Nawe se mu bahungu cyangwa mu bagabo umuntu urebera ko avuga uti niwo muri kumwe ni shushube. Hanyuma twenda kugana ku musozo cece ugize gutyo ukoze filime wanambwiye uti mfite n'impano yo kuririmba waduha akapera. Ninde ukunda kumukuririmba none? Ninde oya ninde ukunda uvuga uti ndare nk'umukobwa cyangwa se w'umusore sinzi? Mvuze umwe nabangize gutya ariko mu Rwanda by the way hari umuntu ngaruka Bruce Melody ndukuna akora aririmba Sakira c'est vrai. Rero ndirimba gospel nigeze kubaho mu back singer wa Sakira ariko mu buryo bugaragara navyo nkora ariko ndakunda. Okay, mukanyuraza kuduha ku kakapela of course. Hanyuma twenda kugana ku musozo uravuze uti nkunda Bruce Melody mpita nibaza cyane uvuzemo ibintu bya gospel uri umukristo. Ndibaza rero abantu bamenyere ko social media wirimo ntushaka kuba umukristo na gato
ubwo abantu bahita baguclassana akavuga ati uyu nguyu no ibyo bintu ubihuje ute n'ubuzima bwawe bwa gikristo kuri jewe nkuko namwe ndabigarukaga ndimenya ariko sometimes hari igihe binyafekta kuko ndirimba mu rusengero haba hari amakusikusi haba hari ukuntu babifata yego ariko ikintu nemera ni kimwe babashije kumpagarika muhagarara mu rusengero yego buri ikintu gikenewe si gusengera mu kigare ariko kominyo yawe ni Imana nicyo gikuru hanyuma hari mbere yuko nanabivuga reka nseke hari abantu benshi cyane bamaze kuvuga ati uriya mukobwa azaba perezida njenje no kukumenya niko nabimenye ngo uzaba perezida w'u Burundi ibyo bintu ni ibiki bimeze bitecece inzozi yego inzozi mfise donc hari igihe ugera mu kintu maybe ukavuga ati inzozi nayo mfise zibaye impamo donc ni inzozi nayo se kuva kera nanone muri field zose bigomba guhura na bwa slayqueens nakubwira numva bitanashobotse ko mba perezida basi nkahedinga nk'ikindi kintu kanaka iki Burundi yego igice cyose ahongeze niyo mpamvu by the way ukomeje ikintu cyiza yego ushaka kubwira n'abarundi nigeze kubona some comments abantu bambwira ngo why not utakivuga ururimi rwacu neza yego so kubera ko muragiye state ariyo bije kuvuga icongereza kubera iki societe urimo ugomba kuvuga ururimi kugira ngo umvikane nabo noja kugura ikintu gute yego novuga ibiharage akambwira ati ibyo bintu ibiharage none ni ibiharage ni biki ndiyo bije kuvuga ibishimbo niyo mpamvu kuba perezida kw'iwanje aho noba ndi hose Imana ifashije bikaba iby'igihugu maybe ico gihe ntabyo nzi bizoba atari uko naho nino saha I work hard kugira ngo mbashe kwikorera nanje ntanga akazi that's good hanyuma abantu benshi cyane bajya bavuga bati uriya mukobwa nyamara afite abantu benshi akunda cyangwa bikora kubera hit hari n'amatitro cyangwa se ibintu twaje twumva ngo we na super manager murakundana ubu ni ngukunda nguyu nguyu ariko mu by'ukuri ndagira ngo ubwire abantu bakurikiye kamera ese ibyo bintu by'urucanege cyangwa se ibintu byo kukubabaza ni ibintu uva mute ni ibintu ukomeza ubuzima bwawe gute nka cici nyuma yuko ubonye ama comments mabi cyangwa se ubonye baguhuza n'abantu bitabaho ese nibyo biba byabaye koko cyangwa hari ubundi buryo biba byagenze sizo ko bisobanura ariko ndi optimiste cyane babivuze ko nyene babivuze ariko ntago ari byo ko umuntu nababye sinigenda mutangaza arahari ariko ntago ari ndamu expose donc super manager is like a brother bien que nubwo benshi babibona ko no kuri comments abarundi benshi barananze kandi nta muvyi nta no muri famille nigeze mbona yananze ariko abarundi benshi barananze benshi ngo jane mu bane hano bavuze turasa murasa uye duhera super manager uye no chef ariko pe ntagari byo it's like a brother ni n'umuntu ushaka kuganiriza kumva ibitekereza guha ariko nta kindi ntabwo nabikoze kubera hit natangaje ko mukunda kubw'amahirwe umunyamakuru mpuza nawe ariko urukundo baruhindura bivanye na title ibitandukanye na content ikiganiro kandi abantu baba bafata ibyo bashaka d'accord hanyuma tugiye gusoza gahunda y'uyu munsi cece ni umuntu basanga hehe si abantu bagufana cyangwa abantu bagukunda ubakira hehe bacaye kujya bakugereho byoroshye baca kuri Instagram ya Chelsea Philip bagaca no kuri WhatsApp tanga numero ntanga numero ariko ni imwe hari mutanga bashagurira yego hanyuma abandi bakasanga Musanze no muri Ines ni umunyeshuri waho cyane cyane uwoza yansanga Musanze niyo nkunze kwandika akabazo kanyuma twita tunasoza Chelsea Gateka wavuze ko yitwa Gateka right Gateka bivuga iki none honor cyubahiro okay hari akabazo nkunda kubaza cyane abakobwa beza kandi uri mwiza nabireba ababona ko ari mwiza nk'ubu muhunga gusanze muri Ines ufite byose w'umukristo wavuze ko ukunda gospel uri n'umuntu w'umukristo uvuga ko ukunda kuririmba umuhunga akaba azi kuririmba akaba akunda Imana akaba azi gukina filma akaba afite mikoro anafite ikintu ayobora kukunda kuyobora no kugira ikintu umuntu ahagararira akakuza imbere akavuga ati njyewe Gateka Chelsea niwe mukobwa w'inzozi zanje kandi ari na mwiza vraiment mu buryo ukunda ntago mbuzi mu buryo ukunda wakora iki wamusubiza iki akavuga ati njyewe ndagwa demande uzayinsubizeho nyuma ariko ni wowe vraiment ndakurikiza ibyo ushaka byose wakora iki exactly
wakora iki none rero byose uvuze uwo muntu yaraje narebeye n'uwo arahari deja n'uwo gutwa bakwambitse impeta none uri engaged izizo n'umutako ariko maybe nivyo twifuza. D'accord. Hanyuma mbere yuko dusoza uvuze uti nibyo mwifuza aba bakobwa bambika impeta nyuma ntibabajyane mu mago wababwira iki cyangwa ubibona gute wowe? Abakobwa barambitse canke bambikwa umukobwa abaterera iviti would you marry me akavuga ati yes nyuma umuhungu akahita disparese. bibaho kandi mu rukundo ntibaforsa buriya nubona imana ikwatse ikintu cyiza uzamenye kugira ikindi cyiza nawe utazobuze ikizoca kirimo wa perfect gusumba office biba bibabaje kuko umuryango byose uza gutera ivi inshuti zanyu zose zihari imiryango ikabimenya cyane niyo bibaye binababaje nawe ndabyifuriza mu bitaraba atuka. Hanyuma n'ubuhe butumwa wabwira abantu badukurikiye aka kanya kuri Legacy TV cyangwa icyifuzo waba bafite wabwira? Icyifuzo byo ni byinshi kimwe ndagishira mu majambo make nonongere kibintu icya mbere ni umugani uri mu gifaransa uvuga ngo qui a le temps perd le temps en attendant le temps. Iyo ufise umwanya ushobora kuwutakaza wibaza imbere yawe haracana umwanya ariko buriya ni byiza gukoresha igihe cyacu uko kingana kandi amahirwe menshi ari ku bantu bakiri bato gusumba ku bantu bakuru. Hari imyaka uba ugomba gukora kugira nk'indi 10 iri imbere uzoca ujya wicaye. Hanyuma ikindi nacyo abantu bakore subscribe bakore like share na comments kuri Legacy TV ni YouTube channel hanyuma bagende no kuri Nkunda TV naho nyene bakore the same like share comments. Tutanibagiye cyane gushimira hari abantu twabonye bafatanya ibikorwa twatangiye twatacu dufise dutangurira kuri 0 ariko uyu musano tugeze yarashimishije noneho duhagarika imikorere yacu twaribako ariko uyu munsi dufite gufatanya ibikorwa ari nabo ntukwegera gushimira Forward Investment Group ikorera i Musanze benga inzoga yitwa ijambo mubasha ni n'umubasha urayinywa none nizibi okay isembuye ni ndasembuye iyi sembuye irimo anana hanyuma idasembuye irimo ginger ariko pe wumve ngo uraririmba ndaririmba silvo tukaguteho nakajija noneho karakuraho ibintu byose biri hano na opera babana ndayi wakanyweho none ihita uririmba okay aka kapera gato dusoza Gateka Chelsea gato cyane yariyo yose ndabeking ego Imana bize yego nyine ntavuga we ego when Jesus say rimbana na Albina indaya twagiye so when Jesus says yes nobody can say no when Jesus says yes nobody can say no when Jesus says yes nobody can say no nobody can say no. Arakoze cyane Gateka Chelsea njye namwise Miss Burundi nimba umpakanya wandike muri comments nabyo mbimenye hano turi ni kuri Legacy TV nimba utarakanda muri comments like notification button subscribe right now because it's all about Legacy cyangwa se umurage mwe muri kumwe nanjye Albina Sydney queen of the mic the good girl in the city queen muri business let's go Legacy TV viewers.